umunsi mwiza kuri mwe mukomeje kugenda mukurikirana Fisherman, reka tubabwire ngo mukomeze kugenda mugubwa neza. Turi ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa mbere ni umwaka w'ibihumbi 2025, ukwezi kwa mbere k'umwaka nk'ibisanzwe. N'amakuru agiye atandukanye tugiye kugenda tubagezaho ahangaha mu gihugu ca Uganda mu bijanye n'imyidagaduro. Turahera ku gitaramo cyo gusoza umwaka cyangwa se n'igitaramo kigenda kiba buri mwaka. Ese icyo gitaramo ibyabayemo ni ibihe cyangwa se nayahe makuru masha ari mu ico gitaramo? Umusore bita Paraso ndetse n'umusore bita Alien Skin hariya mu gihugu ca Uganda, navuga ko batari gucana uwaka, ibintu ntago bimeze neza biturutse mu gitaramo cyo gusoza uyu mwaka, aho haje kuba imirwano muri ico gitaramo. Ni igitaramo rero cyari gihuriyemo abahanzi benshi bagiye batandukanye ndetse hari n'abafana bagera mu bihumbi 50. Mufana yari yakubise, ariko aba basore baha muri Uganda bafite ukuntu bihariye cyangwa se umuziki wabo uba wihariye nk'ibisanzwe, kuko ni wa muziki abafana, buri muntu cyangwa se buri muhanzi aba afite abafana be kandi baba batagomba gusiba igitaramo mu gihe yakoresheje igitaramo cyangwa se yitabiriye igitaramo, ku buryo hari n'abagenda ibirometero byinshi cyane baje mu gitaramo cy'umuhanzi kubera ko na n'ubundi bamukunda. Byumvikana ko rero abantu bahangaha muri Uganda bakunda umuziki byo mu rwego rwo hejuru. Uyu nguyu Paraso yari afite igikundi cy'abafana be bari muri iki gitaramo yari yitabiriye, ndetse n'uyu Alien Skin nawe yarafite abafana be benshi cyane, kuko bari kubara nk'abafana bashobora kuba barenga ibihumbi 20, kubera ko igitaramo ahantu cyari cyabereye nyirizina. Urukumva nyine abari kwakunda umuntu havuga ngo aha ni mu gace kanje ngo ninjye wahakabye. Igitaramo rero cyari cyabereye mu gace gaherereyemo uyu Alien Skin. Urukumva yari ahafite umufana. Ni igitaramo rero cyaje kuba uwo bita Paraso yajya kuri stage. Paraso amaze umwanya munini kuri stage aririmbira abafana ndetse bishimye, banakunze indirimbo ze bagenda bazisubiramo, ariko MC wari uri kwemusinga aza kubwira Paraso kuva kuri stage. Paraso kubera kuryoherwa cyane ntiyaza kuba yabyumva neza, arakomeza araririmba. Uwo bita Alien Skin bari bamaze kumuha mikoro ari aho bita muri backstage cyangwa se muri cya cyumba abahanzi baba barimo igihe bategereje kuja kuri stage. Ari aho ngaho yishusha nk'umuntu ugiye kujya kuri stage mu gihe mugenzi we yararaba amaze kuva kuri stage. Ategereza ko Paraso azava kuri stage, biranga rwose. Paraso akomeza kugenda aguma kuri stage. Alien Skin igihe yari ari muri backroom rero atangira guperforminga, amajwi ye agenda yumvikana, urukumva ko yaratangiye kuvangira wa muhanzi uri kuri stage. Igihe Paraso nawe yari ari kuririmba ari kuri stage, yumva andi majwi ari kuva cyangwa se yumva umuhanzi mugenzi we nawe atangiye guperforminga indirimbo ze. Ndavuga uyu Alien Skin nawe atangira guperforminga ari muri backroom atari yagaragara kuri stage. Ubwo icyo gihe yari arimo kugenda agaragaza cyangwa se abwira Paraso ko agiye kuzamuka stage, ariko Paraso akomeza guperforminga. Ukumva abantu benshi bahise batangira kumva wagira ngo ni abahanzi babiri bari kuri stage cyangwa se
bakumva amajwi. Umuntu wari uri kure cyane cyangwa se utari uri kureba kuri stage neza yumvaga amajwi menshi ari mu mabafure, akavuga ati se byagenze bite cyangwa se Nikora bosi bimeze bite, nyine bitangira kumucanga aho ngaho. Na Pallaso nawe mudu itangira kugenda igabanyuka kubera ko yari kumva undi muhanzi urimo kugenda amuvangira. Aha ngaha rero Pallaso uyu Aliensky abonye Pallaso yanze kuva kuri stage nibwo yazamutse kuri stage, batangira kuba kuri stage ari babiri. Pallaso abonye Aliensky ari kumuvangira kuri stage yahise amanuka ava kuri stage. Agiye kumanuka rero abafana ba Pallaso ndetse n'aba Aliensky batangira gufatana mu mashati, intambara iraruma bararwana. Aha ngaha ku mafoto iyo ugiye witegereza neza uzabona ko ikirori cyari cyatangiye gupfa, kuko mu gihe Pallaso yari ari kuri stage abasirikare bari bazamutse n'imbunda bahagaze kuri stage, ndetse n'ayamabawunsa n'abahungu ba Pallaso aho ngaho bari bahari, n'amabawunsa yari ashinzwe gucunga umutekano mu gitaramo nayo yarahari. Stage iba kavuyo gutandukanya umuhanzi n'ushinzwe umutekano cyangwa se n'undi muntu usanzwe, biba ikibazo. Aha ngaha rero Pallaso yabonye bigenze gutyo aramanuka ava kuri stage. Ageze hasi nibwo abafana batangiye gufatanamo. Pallaso abashinzwe umutekano bamugenda imbere bamwinjiza mu modoka, ariko aha ngaha akiri kuri stage yaje kuba yafutanana na Aliensky mu rwego rwo kumubwira ati kuki nsanze kuri stage. Abashinzwe umutekano baba bafashe Pallaso baramumanura hasi, bamugejeje hasi rero bamutwaye mu modoka. Abafana ba Aliensky batangira kurwana n'aba Pallaso, batangiye kurwana n'aba Pallaso. Pallaso ubwo yari ari mu modoka, ariko abafana batangira gushaka kwangiriza imodoka. Byumvikana ko hari n'uburyo yangirikiye aho ngaho mu gitaramo, kuko urebye intambara yahabaye byagombaga kuba n'imodoka yakwangirizwa. Umushoferi atwara yihuta kugira ngo akure Pallaso aho ngaho, kuko intambara yari imeze nabi, kuko iyo badakura umwe aho ngaho urukumva n'igitaramo nticyari gikomeje, na Aliensky ntabwo kuririmba byari bikomeje, ahubwo hajemo kuba intambara. Pallaso rero bamukura aho ngaho mu modoka yihuse cyane, kuko aho ngaho abafana ba Aliensky bari barenga ibihumbi 20. Urukumva abantu ibihumbi 20 rero ntago byari kuvamo kuba Pallaso yahagarara ngo arwane nabo. Pallaso uko yagize ute yahisemo kwiyirukankira, ariruka. Aliensky nawe ava aho ngaho, bigaragara ko ibintu byari bimeze nkaho birangiriye aho, ariko Pallaso arakagendana. Pallaso rero mu gitondo cya kare ubwo ukumva igitaramo cyabaye bwije. Pallaso mu rukerera nibwo yateye kwa Aliensky hamwe na Kundiye. Pallaso nawe yari afite Kundiye nyine, babantu bamuba hafi cyangwa se bamuhora hafi, babasore be bataka kwa Aliensky ku buryo bahangirije, baragenda baramenagura ibirahure, imodoka. Abantu bari kwa Aliensky baja mu nzu barifungiranya, ibintu byose barabyangiriza, ndetse n'isazi yari iri gutamba aho ngaho bayigeragaho bakayikandagira cyangwa se bakayica igapfa. Baragenda ibintu byose barabyangiriza, ibirahure, amavazi, indabo barazirandura, amavaze barayamena, intebe barazimena, buri kimwe cyose baragenda baracangiriza kwa Aliensky. Bivuga ngo iyo baza kubona Aliensky hari ahantu yari kuhasiga ubuzima. Aliensky yari kuhasiga ubuzima,
ndetse niyo baza kubona umuntu wo mwarura rugo kuri abahageze, kuko ngo abasore binjiye kwa Alien Skill bari bafite ufashe ishoka, ufashe umuhoro, ufashe ipiki, niko batatse kwa Alien Skill bameze. Ku makuru rero akomeje kugenda acacara ku mbuga nkoranyambaga, Alien Skill nta kintu arabitangazaho, Pallaso ariko akagenda avuga ko mu batatse kwa Alien Skill, kubera ko uri kumva ibyo bintu byabaye mu rukerera, nta muntu wigeze agira ute aba yamubona, cyangwa se ngo abanyamakuru benshi babe bahari ngo babe bafatiye inkuru, ariko ibi byose byavuzwe mu rukerera cyangwa se n'ibyabaye mu rukerera. Pallaso rero akavuga ati njyewe ntago nigeze nkandagira kwa Alien Skill, ariko abantu bari bahari kari agakundi ka Pallaso. Hakabaho n'andi makuru yakomeje kugenda avuga ko Pallaso ari wowe wababwiraga ati kiramu kimene, kubita kiriya imodoka muyangirize, ibintu byose Pallaso akaba ari ugenda ari kubaha oda y'ibyo bagomba kugira ute bagomba kugenda bakora. Aha hari n'ibyo polisi yakomeje kugenda itangaza mu byabaye hariya mu gitaramo, ivuga ko nujya kureba muri video neza uraza kumvamo n'urusaku rwumvikana ko ari amasasu mu gihe barasaga mu kirere kugira ngo abafana baze kuba batuza. Ariko ibintu hariya muri Uganda mu bijyanye n'imyidagaduro mu kurangiza umwaka, navuga ko ari ibintu bitagenze neza, ibintu rwose bitagenze neza. Ni igitaramo kiba buri mwaka, ntabwo turamenya kuri aya makuru ngo kugeza ku izi saha no turamenya ngo ababyangirikiyemo ni bande, cyangwa se abashobora kuba bafunzwe ni bangahe, ariko uko tugenda tumenya amakuru tuzajya tugenda tuyabagezaho. Reka tubabwire ngo ibihe byiza kuri mwebwe, mukomeze kugenda muryoherwa n'izi gahunda za Fisherman.